ajya kure ni nakaye kantu mu byukuri kabagaho muri primaire hari tuntu tw'udukoryo tugenda tuba muri primaire umuntu atibagirwa nakaye kantu kakubayeho uri muri primaire utazigera bibagirwa mu buzima bwawe bwose kantu kambayeho niga muri primaire nigeze kuba mbere narinze byo kuba mbere byari abaramamagara tuwa mbere ni nitegeka consulence bakuyaraza mfata akaboko aranjyana njyana imbere ndi guturagurwa mpagarika imbere abanyeshuri barankurikira banasingira bunavanga nayize nsa n'urwaye ihungabana buri gihe twajyaga kumva amanota waravuga ati ndabo wa mbere banjyana imbere mutima bagure guterera ngo ati none ndongera mbu wa mbere nanone banjyana imbere y'abari abanyeshuri ubu byarahindutse cyane mbere wavaga hano ukajya gusura umuntu igitaramo nawe kubera ko natuma narireho wamuhamagaye ngo ndaza kugusura igitarama noneho nakavuga ati nzajya gusura umuntu i Kigali ejo gafata inzira ukagenda ukajya igitaramo wawundi nawe igitaramo nawe akaza mukabisikanira mu nzira ugasanga ngo yewe ngo kandi yari yaraje kukureba ugezeyo nawe ngo yari yaje kukureba ugakoresha utuntu nyine tw'utwandikwaga ugiye tuweze mu iposita utumye ntarugezeyo cyangwa karutanga akagenda akarujugunya mu nzira kugira ngo abandi bazarutware nyine cyangwa karutanga ngo bazarutware bityo hakabaho igihe rutagezeyo cyangwa se umwarimu w'umugabo wakwigishaga afite gahunda yo kugutereta kandi uri umunyeshuri we wabyakiye gute reka ntabyigeze bibaho ta ariko se abarimu bacu bageraga ikinyabupfura ntabwo ibyo babigeraga rwose naho babibagamo yego noneho ariko urabizi ko hari ibintu bijya bibaho ugasanga nyine abarimu nibo bagize uruhare mu kuyobya abanyeshuri nibo batangiye gutereta utwana bigisha ukeka ko bishobora kuba biterwa n'iki ni uburere buke bw'abanyeshuri cyangwa n'uburere ni n'ubu baramutse bibaye bibaho abarimu ntabwo baba barabareze ntabwo baba barabareze ndi kubona ufite ijwi rituje cyane ubusanzwe iyo uri kurangurura yego bigenda gute mwigeraga muririmba cyangwa ni mu buzima busanzwe waririmbaga iri hejwe naririmbaga tenor ushobora kuba ari aho tunaririmbanaga ko narimbanaga n'umuhungu witwaga Obedi twagaragaraga ku murongo nawe banyeshuri mwiganye muri segonderi mu by'ukuri wumva bagusigaye mu mutwe na n'isaha ukumbura ukumva kabisa umutima warizihiwe ubu twiganye muri segonderi bose nabakumbura tubwire nk'amazina nibura 7 y'abanyeshuri mwiganye utazigera wibagirwa mu buzima bwawe reka ta bose ndabakumbura bazamurikira bakagenda bakunara barabonye kwakaza. Hello everyone, this is Simbi TV and Homeland 7 TV. For everything, for everyone and for everywhere, we believe that everything is possible and impossible is nothing. Impossible is nothing as long as everybody subscribe and can share videos to different people. I am by the name Simeon. I love you so much and this is for forever, my friend. As long as you stay by our side, we will never let you down and we will never go around us. It is our visitors, the visitor who we love, the visitor who we appreciate, the visitor who is going to make conversation with Simeon Homeland 7 TV. Yes, turakunda cyane tuhoza ku mutima kandi niko bizahora. Nk'ibisanzwe rero tumeze neza, bitameze neza bihangane. Ubuzima bw'isi ni gatebe gatoki, umunsi umeze neza, ejo ukabumeze nabi, ejo umeze nabi, ejo ukameze neza. Niko nyine ubuzima bwubakitse. Niyo mpamvu tuba dukwiye kwicisha bugufi kugira ngo nyine urugendo ruwe rwiza, ariko nanone abo bimeze neza bakita ko bitameze neza kugira ngo nabo bazabiteho mu gihe isi zaba yahindutse gatebe gatoki. Tuguhaye ikaze kuri kamera za Homeland 7 TV. Nijwi riyunguruye rwose umwanya no wawe. Nitwa Nitegeka Konsole. Abantu benshi banze kuri Mamirato. Nitegeka Konsole. Qu'est-ce que signifie Konsole? Igihozo. Konsole bizana igihozo. Okay. Konsole igihozo. Ubwo Konsole n'umuhungu, umukobwa we umuhungu we bayitwa ngo iki? N'umuhungu n'umuhungu ashobora kwitwa Konsole. Bitandukanira kuri
terminezo umuhungu bakuraho iriya ihera noneho ukagumana avec accent umukobwa akaba afite avec accent n'indi ihera nyine. Okay, good. Ubwo turize rero. Ese iyo bakuyeho systeme y'igifaransa ubona mu by'ukuri ari ukwiga mu gifaransa wo ukurikije uko ubibona no kwiga mu cyongereza ubona ikiba cyoroshye ari iki? Mbona byari byoroshye ko ari ukubyiga byose. Yego. Okay, ibyo ni byari biciyemo. Yego. Witwa Niyitegeka Console aka Mama Iradu. Yego. Ubusanzwe ukora iki? Uri mu ntoki twibwire mu by'ukuri. Abantu bavuga ngo Niyitegeka Console Mama Iradu bavuga ko ari mu ntoki mu by'ukuri uramutse bakubonye. Ubundi njyewe nzwi ku gutunganya imisatsi. Kuri kote yo kogosha, kote yo gusuka, gusokoza. Yego. N'ibijyanye na modeli byose bijyanye no gutunganya imisatsi. Urakoze cyane ukomeje ku bijyanye no gutunganya ibyo bintu bihuriye he? Numvise uvuga n'akantu k'agafaransa bihuriye ubwo ngubwo. Français urumva ukora muri salon de coiffure cyangwa se mu bintu bijyanye n'ubwiza. Duhurize kuba uvuga igifaransa uvuga français no ni ukuvuga ngo twinjiye mu bintu byo gutunganya imisatsi cyangwa se bya salon de coiffure twarabanjije guca mu ishuri. Okay. No wize bijyanye n'imyuga noneho bijyanye muri ntuza muri ni bijyanye n'imyuga cyangwa ni arona sabarete? Twabanjije kwiga bisanzwe hanyuma tukajya mu myuga nyuma. Okay. Noneho turushijeho gusobanukirwa ntabwo twari twabyumvise neza. Mwasoma by the way. Yego. Kuki utakomeje ngo wiga ibindi bijyanye n'ibitari imyuga ugahitamo kwigira mu myuga? Impamvu ujya mukuri ni iyi? Numvishije ari byo bintu ndyohera. Okay. Yego. Good. Ubusanzwe iyo mu kazi kawe ka buri munsi cyangwa se mu byo mukora challenge cyangwa se utuntu tw'inzitizi cyangwa imbogamizi murimo nazo nizi? Imbogamizi dushobora guhura nazo ni igihe hari muvoma nkeya ariko ubona ntabwo ari cyane. Inzitizi umuntu yahura nazo ni izo zo kuba hari muvoma nkeya. Hari ibintu bijya bibaho urumva ugasanga wenda witwa Niyitegeka Console. Yego. Ukumva Console ni Kristo ariko Niyitegeka ubwo se Imana bavuga ukumva ni pagani. Kubera iki ibyo bintu biterwa n'iki? Twakuzanye n'abatubwira yuko ari pagani ni Kristo. Ntabwo abimenye. None se kubera iki bada? Okay, wewe se wumva iri Kristo ari iryakwiye kuri Kristo ari iri? Iryakwiye kuri Kristo. Niririya nyine niririya rya Console. Niyitegeka rikabiri pagani. Okay, good. Cyane yuko ari amazina bajya banasanga no mu bitabo ugasanga mwe afite umutagatifu umwana yitirirwa. We mutagatifu wawe se ninde? Ntabwo ndi umukatolike. Okay, good. Noneho uyu munsi ukora muri salon de coiffure. Wahisemo ubusanzwe wize amashuri primaire secondaire wagiye uziga atandukanye? Primaire nayize. Gerageza uzamurijwe. Primaire nayize mu Ruragwe. Aho bitaga ku Kigugu kera. Secondaire responsable yari Sebakwiye. Directrice wacu yari Claire. Tutarajya kure. Ni nakaye kantu mu by'ukuri kabagaho muri primaire. Hari utuntu tw'udukoryo tugenda tubaho muri primaire umuntu atibagirwa. Nakaye kantu kakubayeho uri muri primaire utazigera wibagirwa mu buzima bwawe bwose? Kantu kambayeho niga muri primaire nigeze kuba uwa mbere.
kuba uwa mbere ibyo ari byo barampamagara tuwa mbere ni niyitegeka konsurese bakuyaraza mfata akaboko aranjyana njyana imbere ndi guturagurwa mpagarika imbere abanyeshuri barankurikira ndumva nasingira bona mbahangara nayize nsa n'urwaye ihungabana buri gihe twajyaga kumva amanota waravuga ati ndabo wa mbere banjyana imbere umutima wabure guterera ngo ati none ndongera mbu wa mbere nanone banjyana imbere y'abari abanyeshuri yego hanyuma nako ngako konyine wandusangiza byinshi ariko ntabwo nako ngako yego uvuye segonderi urangije pirimeri icyiciro cya segonderi noneho tukigeho byo wakize kuresi urumuri kuresi urumuri yego urumuri agana ubwo ngubwo mu birambo leta mu birambo ni mu birambo okay good noneho muri segonderi tubwira byabaga bimeze gute ubuzima bwo muri segonderi dusangiza nyine mu kuntu muri internet cyangwa wiga gutaha okay ngaho dusangize ku buzima bwo muri hari umuntu byabaga bimeze gute ho ujya muri internet naho wajya gutangira bakakunyuzura aho hasanze igihe cy'umweru kabirarangiye tangira kwiga igifaransa n'icyongereza kandi byose tukabitsinda wasangaga biryoshye so iyo ubusanzwe ndi kubona ufite ijwi rituje cyane ubusanzwe iyo uri kurangurura yego bigenda gute mwigeraga muririmba cyangwa ni mu buzima busanzwe waririmbaga iri hejwe naririmbaga tenor kuba ari aho tunaririmbanaga ko naririmbanaga n'umuhungu witwaga Obedi twagaragaraga kuri ku murongo n'abandi banyeshuri mwiganye muri segonderi mu by'ukuri wumva bagusigaye mu mutwe na n'isaha ukumva kabisa umutima warizihiwe ubu twiganye muri segonderi bose nabakumbura tubwire nk'amazina nibura 7 y'abanyeshuri mwiganye utazigera wibagirwa mu buzima bwawe reka ta bose ndabakumbura bazamurikira bakagenda bakunara baroba nk'umuntu kwakaza ahubwo ndabambaza ngo wicaranaga nande wowe mwicaranaga nicaranye na Gerard Habimana imbere yanjye hicaraga Mina na Damascene undi muntu twigeze kwicarana ni Fisi Ahimana Etienne okay good yego wenda ko ntagaciyemo impamvu twinjiye mu buzima bwo mwishura abantu benshi bakunda guhura n'inzitizi rimwe na rimwe amashuri yabo bakadeviye yego uri mu ishuri yego reka ngiye kukubaza ikibazo kiri random umunsi wabonye umwarimu w'umugabo wakwigishaga afite gahunda yo kugutereta kandi uri umunyeshuri we wabyakiye gute reka ntabyigeze bibaho ta ariko se abarimu bacu bageraga ikinyabupfura ntabwo ibyo babigeraga rwose naho babibagamo yego noneho ariko urabizi ko hari ibintu bijya bibaho ugasanga nyine abarimu nibo bagize uruhare mu kuyobya abanyeshuri nibo batangiye gutereta utwana bigisha yego ibyo bintu ujya ubibona ntabyo nigeze mbona muri iyi minsi noneho ujya ubibona ntabwo mbibona kuko ntabwo njya mu mashuri okay good ni byiza cyane ariko nyine hari ukuntu bijya bibaho nyine ukabona abana b'abakobwa cyane cyane ukumva hari amwe makuru tujya twumva ukumva yenda nk'umuderegiteri yafashe umwana w'umukobwa ugasanga mu bigo by'amashuri abana bari guteretwa n'abarimu iki ni ikibazo kiriho ukeka ko bishobora kuba biterwa n'iki ni uburere buke bw'abanyeshuri cyangwa n'uburere ni n'ubu baramutse bibaye bibaho abarimu ntabwo baba barabareze ntabwo baba barabareze oya no mu buzima busanzwe ujya ubona abagabo bagira okay dusangize rero inkuru yawe y'ubuzima bwawe
tuguhaye iminota 5 yo kudusangiza inkuru yawe y'ubuzima bwawe. Ngiye gufata pause tubwire inkuru yawe y'ubuzima bwawe. bijyanye n'iki? Everything. Ubukungu, imyidagaduro, imikino, politiki, ibintu nk'ibyo. Ku bijyanye n'ubukungu, imikino, imyidagaduro. Ni ukuvuga njyewe ndi umwana najyaga nkunda gukina darapo. Kiza muri segonderi nkakunda kwiga muri anterinoma maze kwiruka. Volley yari yarananiye. Basikete yarananiye. Kuba kivore yari yarakunaniye. Yarananiye ko bazamvuna intoki. Nagiye ko bazamvuna intoki. Nyuma yaho naje gukunda siporo, nkajyana muri siporo na timu yayoborwaga na Maniragaba. Hamwe na Ntakiyisumba. Yego. Wisanga muri siporo. Hanyuma ku bukungu noneho rero ku bijyanye no kwigira nyine ibintu nk'ibyo. Ibijyanye no kwigira muri iki gihe ntabwo byoroshye. Gute? Ntabwo byoroshye, ifaranga rirabona umuntu rigasiba undi. Yego. Umugabo rigasiba undi niko bavuga. Uri muri segonderi twabiganiyeho bari kutubwira inkuru y'ubuzima bwawe. Ukura nyine ukura ukurikije uko wakuze. Yego. Nko ku myaka 7 ukabihuza n'iki gihe turimo, ubona nk'ikintu cyahindutse ari iki mu by'ukuri? Ku myaka 7 ndi umwana. Kugeza uyu munsi ibyo wabonaga ku myaka 7 utakibona, ufite imyaka 7 utakibona kuri iki gihe turimo, ubona ari nk'ibihe? Have. Iyo uri umwana shareze zawe ziba ziri ku babyeyi. Ubaza nshaka ikayi, nshaka iki, nshaka kujyana ibingibi, nshaka ibi, nshaka. Ariko muri iyi myaka ngezemo ubu ngubu nanjye mfite ababimbaza, urumva ko bitandukanye, biri differa cyane. Yego. Ubona nyine ari iki cyahindutse? Wenda kera twigaga wigeze wumva ngo buri $1 rya Rwanda fomu. Iyo ndirimbo urayibuka? Iyo publicité ni igihari. Wibuka indirimbo bavuga imodoka z'ubu zaranyuye. Urumva ibyo ni ibintu bitagihari uyu munsi. Harimo wenda telefone zatuvugane za zindi bafataga. Yego, urumva ni ibintu byagiye bihinduka, wagiye ureba. Ni muri ubwo buryo badusobanurira. Yego, none se iyo ugereranyije wenda nk'igihe cyashize cyangwa ufashe igihe cyashize ukagihuza n'igihe cy'ubu ngubu, ubona harahindutse iki? Ubona mu by'ukuri ubu byarahindutse cyane. Mbere wavaga hano ukajya gusura umuntu igitaramo, nawe kubera ko natuma narireho wamuhamagaye ngo nzaza kugusura igitarama. Noneho nakavuga ati nzajya gusura umuntu i Kigali. Ejo ugafata inzira ukagenda ukajya igitaramo. Wawundi nawe igitaramo nawe akaza mukabisikanira mu nzira. Ugasanga ngo yewe ngo kandi yari yaraje kukureba, ugezeyo nawe ngo yari yaje kukureba. Ugakoresha utuntu nyine tw'utwandikwaga, ugiye tuweze mu iposita utumye ntarugezeyo, cyangwa akarutanga akagenda akarujugunya mu nzira kugira ngo abandi bazarutware nyine. Cyangwa akarutanga ngo bazarutware, bityo hakabaho igihe rutagezeyo.